nongeye kubakira muri The Samweli. Nitwa Claude, ndabaha ikaze mwese abamaze igihe mudufollowinga, abamaze igihe baduha suggestions cyangwa batubwira uko babona ibiganiro byacu muri comments, abamaze igihe banasharinga kuri bagenzi babo, turongera kuba appreciatinga cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku gitabo cya Samweli. Ndashaka ko tureba amateka ya Israel cyangwa se ya Israheli mu gihe cya Samweli, mu gihe cy'umuhanuzi witwaga Samweli. Igitabo cya Samweli gitangira kivuga n'ubundi ku myivumbagatanyo yari iri muri Israheli, uziko yari yamaze kuba civil war, uziko buri muntu Bibiliya twashoje igitabo cy'abacamanza cyangwa se judges itwereka ko buri muntu yabagaho uko yishakiye, yakoraga ngo ibyo abona bikwiriye mu maso ye. Uziko abacamanza bari barananiwe, nabo Imana yatoranyaga, byarangiraga bakoze iby'imitima yabo. So igitabo cya Samweli rero gihera aho ngaho, Israheli iri mu kavuyo, Israheli idafite direction. Hakahitazamo story y'umugore witwa Hana. Uwo mugore witwa Hana yari umugore umaze igihe afite grief cyangwa se akahinda mu mutima we, kuko atari yarigezeho kubyara, ariko kubw'ubuntu bw'Imana, Imana imuha umwana yitwa Samweli, abyara umwana witwa Samweli. Nuko kubera ibyishimo n'igihe yari amaze atabyara, ahera ko mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, kuko mwabonye ko ari ibitabo ni bibiri, cya mbere n'icya kabiri, ariko rwari urwandiko rumwe nuko baruciyemo kabiri. So muri cyo cya mbere ku gice cya kabiri, uyu mugore amaze kubyara Samweli yuzura ibyishimo, ahera ko yandika poem cyangwa umuvugo ashima Imana, avuga uburyo Imana yanga abishyira hejuru cyangwa irwanya abishyira hejuru, ahubwo ikazamura abicisha bugufi. Ibyo byose yari abitewe n'ibyishimo by'umwana yari yibarutse, ariwe Samweli. Arongera muri icyo gice aravuga ati, Imana nubwo rwose tubona evil cyangwa se tubona ibintu byazambye, Israheli iri mu buzima bubi, ariko ndizera ko Imana ifite umugambi wayo mwiza izazana ku bwoko bwa Israheli. Icyo gice cya kabiri ugisomye ni igice ubona uwo mugore yanditse bimeze nka poeme avuga ibyiza by'Imana cyangwa by'Imana ya Israheli. Ariko iki gice ni igice kiduha picture y'igitabo cyangwa se ubuzima bwose bwa Samweli. Wibuke yavuze ngo Imana irwanya bishyira hejuru, ikazamura bicisha bugufi. Irongera avuga ati, nubwo ibintu byari byarazambye, ariko Imana yari ifite umugambi wayo igomba gufulfillinga. Kandi iki gice cya kabiri kirangira avuga ngo Imana izazana umwami, anointed king, izazana umwami yisigiye amavuta, aba ari we uza kurokora ubwoko bwa Israheli. Nyuma y'ibyo byishimo, nyuma y'iyo poeme yo muri chapter 2, Hana yari yarasezeranyije Imana ko nimuha umwana w'umuhungu azamutamba, azamuha Imana akaba umutambyi. Nuko afata Samweli amujyana mu rusengero. Igihe kirakomeza, Samweli ari umuhungu mutonya, araryama, yumva ijwi riramuhamagaye. Yumvishe ijwi rimuhamagaye, agira ngo ni umutambyi witwaga Eli, kuko niwe mutambyi wari muri icyo gihe umuhamagaye. Arabyuka ajya kumureba. Umutambyi ati, ntago ari njye. Asubira araryama, yumva rya jwi riramuhamagaye, asubira kureba Eli nanone. Eli ati, shwi. Eli yari amubwiye ati, rero bwa gatatu iryo jwi niryo kuguhamagara, uze kuvuga ati, ndi hano Mana, ndakumva Mana, ndakwitabye Mana. Nuko rero Imana ihera ko yongeye guhamagara Samweli asinziriye, aritaba. Imana itimu isezerano, imubwira ko azaba umuhanuzi, ndetse iranamubwira ati, nta jambo na rimwe rizava mu kanwa ke rizigera ritaka. This is powerful. Igihe rero kiragera, Israheli irakomeza ibaho, na Samweli arakura, aba umuhanuzi ukomeye, great prophet muri Israel. Ariko ku rundi ruhande, wibuke Abisiraheli bageze muri cya gihugu cy'i Kanani, bagumyaga barwana n'abanzi bagendaga batera icyo gihugu. Icyo gihe rero abanzi ba Israheli bari Abafilisitiya, kandi bari barimo kugenda baguka bakomera, nuko bakana challenginga Abisiraheli bigoye cyane, ku buryo bageraga naho babatsinda rimwe na rimwe. So igihe kiragera,
abisiraheli baterwa n'abafilisitiya. none abisiraheli banga gusenga Imana, banga kujya imbere y'Imana ngo basenge nk'uko byari bisanzwe. Wibuke bagera muri Kanani, hari aho bagendaga basenga gusa, aho bagendaga baririmba gusa, bafite isanduku y'isezerano imbere bakaramya. Icyo bashyiraga imbere n'Imana, hanyuma ikabafasha bagatsinda urugamba. Twabonye intambara nyinshi barwanye batiriwe bajya ku rugamba kurwana, ahubwo ari uko basenze Imana ikamenesha umwanzi. Ariko iki gihe ntibigeze basenga, abafilisitiya barabatera, ahubwo barabigira inama yo gufata isanduku y'isezerano ngo bayisohore, bayishyire imbere, bayitereke imbere. Niba baribwiraga ko ifite imbaraga zihambaye ku buryo iri bukubita umwanzi hasi, bayishyira imbere y'abafilisitiya. Abafilisitiya barabatsinda, abafilisitiya barabatera, barabatsinda. Barangije bafata n'isanduku y'isezerano, nyuma yo gutsinda Abisirayeli baranayitwara, bayijyana iwabo, bayijyana mu rusengero rw'Imana yabo yitwaga Dagoni. Ikintu gitangaje Imana rero yakoze, abafilisitiya bamaze gutwara isanduku y'isezerano bayijyanye mu rusengero rwabo, Imana yari igaragaje noneho ibateza inzige igihugu cyose, bigeraho abafilisitiya bumva barambiwe neza, batsinzwe, baneshejwe, baravuga ati iriya sanduku tugomba kuyisubiza muri Israeli. Bayisubizayo. Isomo twavana muri iyi story kuri aka gace specifically ni uko Imana nk'ijambo yavuze ati ntabwo icyubahiro cyanjye nzemera kugiha undi, ntabwo icyubahiro cyanjye nzagisangira n'undi. Ntabwo Imana isangira icyubahiro cyayo na simbole zerekana Imana. Mu yandi magambo, Abisirayeli bashatse gufata isanduku y'isezerano ngo abe ariyo bashyiramo ibyiringiro byabo kurusha Imana, bayishyira imbere y'umwanzi, uwo mwanzi arabanesha. So igihe cyose twagakwiye gushyira Imana imbere, twagakwiye kuba humble y'Imana igihe tubonye ikibazo cyangwa igihe duhuye n'ibintu bidechallenging, tukibwira tukanamenya neza mu mitima yacu ko Imana ariyo gisubizo, ariyo ishobora kudutsindishiriza, kurusha gufata ukwizera kwacu tukagushyira muri sembole z'ibimenyetso bigaragaza representinga Imana bitagira icyo bidufasha, ahubwo tukizera Imana n'ijambo ryayo n'icyo yavuze. So igitabo cya Samweli kirakomeza rero, isanduku y'isezerano isubira muri Israeli, barayibona, barishima. Ariko ubwoko bwa Israeli bwari butangaje, burongera busubira inyuma kandi baraza bubwira umuhanuzi Samweli, twabonye ibindi bihugu byose bifite abami natwe dukeneye umwami, natwe turashaka umwami. Nuko Samweli nka example twakigiraho, yahitaga ahindukira ngajya kubaza Imana, aragenda abwira Imana ati ubwoko bwawe bwansabye umwami, bukeneye umwami. Imana yamubwiye ati nubwo umugambi wabo, nubwo ibyo bibwira atari byo bikwiriye, genda ubahereza ibyo bashaka. Asubirayo, batoranya umuntu babonaga mu maso yabo uri qualified kuba umwami, ariwe witwaga Sawuli. Umwami witwaga Sawuli, umusore witwaga Sawuli. Bibiliya imudescribing nk'umusore wari handsome, wari mwiza, wari muremure, wari perfect candidate kuba umwami. Ariko wibuke ngo ibyo byose babikoze bakurikije ibyo amaso yabo yaberekaga. Ntabwo bigeze baconsulting Imana, ntabwo bigeze basaba Imana ngo iba directing, ahubwo batoye umuntu ukwiriye mu maso yabo, nuko bimika Sawuli. Sawuli wo nguwo Bibiliya imucharacterizinga nk'umuntu wari ufite amasezerano menshi, wari ufite igikundiro, ufite ubwiza, mbese umuntu nawe wabona ukabona n'umuyobozi ukwiriye. Ariko ikongera ikana-mentioninga cyangwa ikavuga kuri character zimwe na zimwe zatumye agwa, zatumye atsindwa. Uyu Sawuli ngo ntabwo yari honest, ntabwo yari umuntu uvugisha ukuri, ntabwo yari inyangamugayo, kandi ikosa rinini yari afite ryatumye agwa ngo nuko atari afite umutima wihana, umutima uhindukira umwereka amakosa yakoze ngo ayakire. Nuko Sawuli arakomeza aba umwami. Igihe kiragera, Samweli aza kumubwira ati wa mugabo we, wa mwami we, ntabwo wemera amakosa, wa mwami we ntabwo ugendera ku mategeko y'Imana, ntabwo wubahiriza amategeko y'Imana. Kubera Sawuli yari afite pride cyangwa se icyo twakita ubwibone
wibuke mu gice cya kabiri muri ya poeme ya Hana twabonye yavuze ngo Imana imanura abishyira hejuru ikazambura abafite imitima iri hamwe abicishije bugufi. Uyu Sawuli rero yari afite ubwibone cyane no kumva ko ibyo Isirayeli imaze kugeraho, yarwanye intambara nyinshi arazitsinda Sawuli, akakumva ko byaturutse mu maboko ye. Nuko Samweli, umuhanuzi Samweli aramucyaha, aramubwira ati ibyo urimo it's not right. Arongera arabibutsa ati nabibabwiye ko umwami wese muzashyiraho atubaha amategeko y'Imana azamanuka azagwa. Arangije anabwira Sawuli ati Imana igiye kuzamura undi mwami, igiye guhagurutsa undi mwami ufite umutima uri hambo, ariwe Dawidi. So nguyu Sawuli, uwo mwami witwaga Sawuli mu gihe cy'umuhanuzi Samweli. Umutima yari afite, ubwibone yari afite ntibitandukanye cyane nk'ibyo twabonye mu bacamanza. Abacamanza bose Imana yabashyiragaho ari abantu bagaragara ko bazarukora ubwoko bwa Israel, ariko ngo nyuma bakagira umutima uri different n'umugambi w'Imana. Cyane ko no muri chapter 2 twabonye poeme ya Hana ya wa mama wabyaye Samweli, ubwo yaportrayingaga ibintu byose bizaba mu buzima bwa Samweli, avuga ngo Imana izamanura abishyira hejuru, izamure exalting abantu bari humble, bafite umutima uciye bugufi. Isomo twavana muri aka gace gatonya tuganiriyeho ka desave ku buzima bwa Isirayeli na Sawuli mu gihe cy'umuhanuzi Samweli, nuko igihe cyose tugomba kwexaltinga Imana, tugomba gushyira Imana imbere, tugomba kumenya ko ibintu byose tubona muri ubu buzima ari kubw'ubuntu bw'Imana, ari kubw'Imana, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu. Nk'Abisiraheli bibwiye ko gutereka isanduku y'isezerano imbere y'umwanzi biri bubatsinde kurusha kwiringira Imana yabafashije banesha abanzi bose barwanye nabo, ndetse na Sawuli washyizweho n'abantu by the way, akibwira ko ibyo byose yagezeho ari kubera we. Iki gitabo kirongera kutwereka ko still ibyo twageraho byose tugomba gushyira Imana imbere, tugomba guhora tuzirikana ko it's God, tugahora duhereza icyubahiro Imana. Imana ibaho umugisha ku bw'aka gace gatoya tuganiriyeho. Ubutaha tuzareba noneho ubuzima bwa Dawidi, uyu nguyu Imana itangiye describinga ngo umuntu ufite umutima uri hambo, ngo umwami igiye kuhagurutsa ufite umutima uri hambo, biciye mu kanwa k'umuhanuzi Samweli. Tuzareba ubuzima yaciyemo n'itandukaniro bifite ku uyu mwami wamubanjije witwa Sawuli. Ndabashimye cyane mwe twabanye, mukore like nimwumva iyi nkuru koko inyuze umutima wanyu, mukore share ku bantu batandukanye kugira ngo ubutumwa bubashe kugera hirya no hino, then muna commenting izindi ideas mwaduha cyangwa se icyo mukuye muri iyi message yo munsi. Imana ibaho umugisha. Yari JC kuri The Survey.